look at what they're hitting, you don't need a hypersonic missile to go hit a storage facility or a building of any kind. So it could be that in the precision-guided munitions inventory that they're having problems, and we do think that there is a decrement there. Maybe they did it to send a message to the Ukrainians about leverage at the negotiating table. Hey, look at what we've got, and this thing actually works. Maybe it was a message to NATO and to the United States. Hey, we've got something here that we can use effectively. Yes, ikaze kuri mwese, iyi ni Waka Waka podcast. Nizere ko aho muri mukomeje kugira ibihe byiza. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku kintu tumaze iminsi dusezerana mu biganiro byabanje. Twavuganye ko tuzaganira ku watsinda intambara y'Uburusiya na Nato. Ese ni iki Uburusiya bwishingikirizaho buvuga ko bwiteguye intambara yabwo yabuhuza na Nato iramutse ibayeho? Ese bahuye ninde watsinda cyangwa se niki cyarokoka iyi ntambara? Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe muri podcast, kuko hari na benshi bagiye banyoherereza ubutumwa muri inbox cyangwa se n'ahandi bambwira bati dusobanurire cyangwa se tubiganireho tumve iyi ntambara yagenda ite, niki cyarokoka kuri iyi si Nato n'Uburusiya baramutse bahuye. Yes, ikaze kuri mwese rero. Iyi topic kuyinjiramo biradusaba gusubira inyuma gato kugira ngo dusobanukirwe neza. Biradusaba gusubira mu ntambara ya kabiri y'isi yose, ariko ku iherezo ryayo. Iyi ntambara igana ku musozo rero nibwo ibyitwa ibitwaro kirimbuzi byabonetse, nibwo byavumbuwe. Abanyamerika bamaze kuvumbura bombe atomique. Murabyibuka ko bari bamaze gukora imwe yitwa Little Boy, ari nayo bajugunye kuri Nagasaki, indi bakayijugunya kuri Hiroshima. Ibi bisasu rero abanyamerika babirekuye ku Bayapani bamaze gutsinda intambara. Ni nayo mpamvu iki ngiki kizaguma ari icyaha cy'intambara kuri ngewe cyangwa se no ku bandi bantu babitekereza, kubera ko Amerika yarekuye izi bombe yamaze gutsinda intambara ya kabiri y'isi yose. Yica Abayapani benshi, ariko ari nko kugira ngo bereke isi. Babikoze ari mu rwego rwo kwereka isi imbaraga bafite, kuko iyo babikora bakabibwira isi ntaho babikoresheje, isi yashoboraga kutabatinya, kuko ntiyari kubizi ubukana bw'ibyo bibombe abanyamerika bari bamaze kugeraho. Ibi bibombe rero babinaze mu Bayapani. Abayapani batangiye no kumanika amaboko, ariko abanyamerika bagombaga kubikora kugira ngo intambara ya kabiri y'isi irangire, buri gihugu cyose kizi ko umwami w'isi cyangwa se umuyobozi w'isi ari umunyamerika. Iyi ntambara rero isozwa, murabyibuka Urusiya cyari igihugu kinini, cyari igihugu cyitwaga Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, ko cyari kirimo ibindi bihugu byinshi na za Ukraine zikirimo. Nyuma yaho ibihugu byinshi byagiye bivamo, ariko iyi ntambara ya kabiri y'isi yose yarangiye Abasoviyete bakiri kumwe bayobowe n'uwitwa Joseph Stalin. Rero abanyamerika bamaze kuvumbura bombe atomique, intambara irimo igana ku musozo. Bayikoze bahise bakora ku buryo bashoboye bwose. Abarusiya amabanga cyangwa se formule z'iyi bombe nabo zibageraho. Abasoviyete nabo bahita bashyira imbaraga nyinshi mu gukora ibi bitwaro kirimbuzi, kuko barabibonaga ko umunyamerika azahita abicaraho igihe cyose yazitunga wenyine. Ubwo urumva Abarusiya bahise bashyiramo imbaraga nyinshi, bazikora ku bwinshi, ku buryo uyu munsi niyo bavuze intwaro kirimbuzi, ujye umenya ko Abarusiya aribo batunze imitwe myinshi y'intwaro kirimbuzi ku isi, bakaba barusha otani yose ishyize hamwe, kubera ko Abarusiya bafite imitwe kirimbuzi igera mu 6,000. Iyi mitwe rero, iyo bavuze imitwe, iyi mitwe ni umutwe bambika misile. Buriya iri kubona bari kwerekana ziriya misile batera, iriya ni tekinoloji yo kunaga igisasu. Ni tekinoloji yo kunaga igisasu, ari nayo bita misile. Ko misile bayambika uwo mutwe, bayita ngo ni warhead, akaba arizo head ziba zirimo ayo nuclear. Rero iyi nuclear Abarusiya bamaze kuyigira, barazikoze ku bwinshi ko twari tumaze kubivuga. Abafaransa nabo barazibona, Abongereza nabo barazibona ku mubare mutoya.
aho ngaho rero niho ibi bihugu byahise bitangira kuvugana, kuko nyuma yaho abashinwa barayibonye, Pakistan irayibona, abahinde barayibona bombe atomike. Ibyo bihugu noneho bikora inama biravuga biti kuva tumaze kubibona nta wundi muntu wemerewe gutunga iyi mbunda, reka tuzigire imbunda cyangwa se tuzigire intwaro zo gukanga umwanzi, niko bazita. Ni intwaro zo gukanga umwanzi kugira ngo atazagutinyuka, kuko byagaragaye ko ari kirimbuzi koko zikoreshejwe n'iyi si yacu yarimbuka. Rero ibyo bihugu bimaze kuzigeraho byahise bitangira ibindi kugira ngo bitabigeraho, akaba baraciwe mu ijisho na Korea y'Amajyaruguru, ubu ngubu nayo yamaze kubitunga. Muri Afurika y'Epfo niyo yatunze izi ntwaro kirimbuzi bwa mbere, akaba ari nacyo gihugu cy'abirabura cyangwa se cyo muri Afurika cyatunze izi ntwaro, ariko nacyo cyazitunze hakiriho leta ya apartheid y'abagashakabuhake muri Afurika y'Epfo. Leta y'abazungu niyo yatunze izi ntwaro, ku buryo binavugwa ko kuva izi ntwaro zavumburwa igihugu cyazigezeho kikazisenya zose burundu ni Afurika y'Epfo. Yabashije gusenya intwaro zayo kirimbuzi yari yamaze kugeraho ifashijwe na Israel. Aba banyafurika y'Epfo rero tuzabigarukaho, bivugwa ko nabo bazisenye kubera ko babonaga ko abirabura bagiye kuyobora Afurika y'Epfo, bakaba batarashaka ko izi ntwaro kirimbuzi zayoborwa n'umwirabura, kuko icyo gihe n'iki gihe bakitubara nk'abantu badafite ubushobozi bwo kuba bazimanaginga. Rero dukomeze rero, umaze kumva ko abarusiya bafite warheads za atomics nyinshi kurusha abanyamerika ndetse no kurusha Nato yose. Ahangaha rero icyagomba gukurikiraho ni ukureba tekinoloji yadufasha gufata iyi warhead cyangwa se iyi misile tukayigeza muri Amerika neza ni iyihe. Nibwo bubatse rero izi misile z'ama intercontinental, ku buryo ushobora kurasa misile uri muri Russia ukayirasa muri Amerika, cyangwa se n'umunyamerika akaba yarasa aho ashaka hose. Izo misile rero zimaze kugerwaho muri iyo tekinoloji yo muri za 60 n'imyaka ya za 70 kugera muri 80, abanyamerika babonye ko abanzi babo bamaze kuzigira, noneho nibwo batangiye kujya mu byo kubaka tekinoloji yo kurasira misile mu kirere, ari byo mujya mwumva bita ngo ni umutaka urinze Amerika cyangwa se urinze abanyaburayi cyangwa se OTAN. Izo ni antimisile, harimo izo bita Patriot n'izo mu bundi bwoko bakoresha, hari zakorewe mu Bwongereza, hari zakorewe mu Bafaransa, ariko kugeza ubu ngubu tekinoloji yarigezweho muri Nato niyo ngiyo bita Patriot y'abanyamerika. Iyo rero akaba ari tekinoloji yari igezweho ku buryo abanyamerika bashobora kuvuga bati iyi misile y'abarusiya ntibashobora kwirasa ngo igere hano muri Amerika, ni ukuyirasira mu kirere. Murabyibuka krize zo muri Cuba, izi ngizi zaturutse yuko kugira ngo mubyumve nuko utwo tuntu mugenda mutwumva, kugira ngo habeho krize yo muri Cuba nuko izi missile bakoze za kera niba uyirashe ituruka muri Amerika ijya mu Burusiya ishobora gukoresha amasaha 3 cyangwa se 4 cyangwa se na 5, kubera ko ni misile zitihuta cyane, yaba iz'abanyamerika bari bafite z'icyo gihe cyangwa se n'iz'abanyamerika bafite ubu ngubu, yaba iz'abarusiya yaba iz'ibyo bihugu bindi n'abashinwa, zari misile zitihuta cyane. Rero kugira ngo ube warasa umunyamerika umutunguye cyangwa se umunyamerika arase umurusiya amutunguye, byasabaga umunyamerika kuza akashinga iyo misile ye muri Turkiya. Murabyibuka iki nicyo cyateye n'ikibazo cya misile crisis yo muri Cuba. Abanyamerika baraje mu gihe cy'intambara y'ubutita bashinga misile zabo muri Cuba kugira ngo anytime bazarase umurusiya kandi bamurase mu gihe gitoya, bamurase baturutse hafi yiwe. Niho perezida w'aba Soviet w'icyo gihe bitaga Gorbachev nawe yavuganye na Fidel Castro, noneho nawe ashinga misile ziwe muri Cuba, ku buryo nawe yashoboraga kurasa muri Amerika mu gihe kiri munsi y'isaha imwe. Ngira ngo ako ngako murakumvise. Uyu munsi rero ukaba ushobora kwibaza uti se noneho abanyamerika ko bamaze kubaka uwo mutaka urinze abanyamerika, izi misile zabo ntizabaye imfabusa, byagenda bite barwanye abarusiya bakoresha iki? Cyane ko umunyamerika azengurutse umurusiya ahantu hose, haba mu bihugu bya Nato bituranye n'abarusiya, umunyamerika ashobora gusingamo imbunda akaba yamurasa muturutse hafi, haba amato akomeye abanyamerika bafite mu mazi hirya no hino. Igisirikare cya Amerika ni igisirikare cyashinze
ibikorwa remezo hose ku isi ku buryo aho cyashaka kurasa hose baharasa baturutse hafi. Ni ukuvuga ngo tugendeye kuri iyo tekinoloji y'icyo gihe barwanye, urumva ko Umurusiya yakubitwa mu gihe gitoya cyane. Rero iki ngiki kikaba cyarakomeje kubabaza Umurusiya, ni nayo mpamvu aha naho tugiye kujya twerekana ko Umurusiya uyu munsi akomeye kurusha Nato mu ntambara yabahuza bose, kuko intambara yahuza Uburusiya na Nato yaba ari intambara yo kuvuga ngo kwa kundi kugabana bibananira mukahita muvuga muti byose tubimene. Iyo ntambara niko yabimeze, yabivuga ati byose noneho reka byose tubimene, kuko nta cyasigara. Nk'uko twabivuze, izi ntwaro kirimbuzi zatejwe imbere, niba mubona izo bajugunye muri Hiroshima na Nagasaki, uyu munsi izo bafite zizikubye inshuro 1000 cyangwa se zinarenga. Noneho rero impamvu tuvuga ko Uburusiya uyu munsi bwabashije kubaka ikintu nacyo gituma bashobora kugera ku Munyamerika ku buryo bwihuse batabanje kugira ubwato hariya mu mazi yo hafi, mu nyanja ziri hafi ya Amerika, cyangwa se ngo bashinge ibitwaro byabo muri za Mexique cyangwa se za Canada na hehe. Impamvu tuvuga ko uyu munsi Umurusiya yamaze kukigeraho ni intwaro bita hypersonic missile. Hypersonic ni intwaro yihuta kurusha ijwi, inshuro 8 kurusha ijwi. Niba wumva umuvuduko ijwi rigira, iyo misile yihuta gukuba umuvuduko, ufata umuvuduko w'ijwi ubukube inshuro 8. Niko izo misile zigenda. Rero murumva ko niba muri izo tekinoloji zo muri za 70, 60, 80, Umunyamerika arashoboraga kuraswa mu gihe cyatwara amasaha 4-5. Urumva yabaga ashobora kuba yagira igihe cyo kwitegura ndetse no kurasa izo misile zikiri mu kirere. Iyi ngiyi rero yihuta biragoye kubera ko ujya kuyitekerezaho yakugezeho, nk'uko mubyumva umuvuduko wayo uri hejuru, nk'uko mubibona traje yayo iri hejuru cyane. Rero aho itaniye na misile isanzwe ahambere ni ku muvuduko. Icya kabiri nuko iyi hypersonic missile iyo bamaze kuyirasa yo ntabwo igenda inzira imwe. Iyo umaze kuyirasa irakata. Dufashe wenda kugira ngo mubisobanukirwe dukoresha amashusho. Misile zari zisanzwe zihari zirazamuka ikava muri espace igendeye mu murongo umwe, none ikaza kumanuka ijya muri target yayo. Izo nizo misile Abanyamerika bafite, nizo misile zari zihari. Hypersonic zitaraza. Hypersonic zimaze kuza, izi ni misile zitagenda inzira imwe. Ni ukuvuga irazamuka ikamanuka ikazamuka, nkuko mubibona aho ngaho hari aho izamuka ikagendera hasi, koko yanazamuka ikazamuka cyane ku buryo za radari zidashobora kuyifata. Nkuko mubibona no kuri iyo shusho, iyo umaze kuyirasa ushobora no kuyikatisha. Irihuta, irakatishwa. Ni ukuvuga ngo ntiwakora imibare kugira ngo uyirase. Icyo ngicyo nicyo giha uyu munsi Umurusiya ubushobozi bwo kurasa aho ashaka hose muri Ukraine. Nicyo giha Umurusiya ubushobozi bwo kuba yarasa mu mujyi wari wo wose ashaka muri ibi bihugu bigize Nato, kubera iyo technology ya hypersonic missile. Mwarabibonye muri Ukraine bari gukoresha Kinzari. Rero Kinzari niyo gukoreshwa ahantu hatoya nko muri Ukraine, ahantu hagufi. None bafite izo bita intercontinental. Ni kuvuga ngo ni misile izenguruka imigabane yose igize isi. Icyo ngicyo rero kikaba ari ikintu gikomeye cyane, kuko Abarusiya bamaze kubaka iyo bita Satani 2. Wayireba kuri Google yawe, wakwandikamo Sarmat 2 urayibona. Ni misile itunzwe n'Abarusiya gusa. Iyi misile ikaba iri hypersonic, ni ukuvuga ngo irihuta ku kigero kirenze ijwi inshuro zirenga 8. Ikindi kandi imaze kugera mu kirere ihita irekura imitwe 15. Ni misile ifite imitwe 15. Ni ukuvuga ngo iyo bayikurashe muri radar wibashije kuyibona, ubona bakurashe misile imwe, ariko uko ikwegera ukabona zibaye 2, 3, 4, 5, 6, 7 kugeza kuri 15, kandi buri mutwe ufite target yawo. Rero nukuvuga ngo uyu munsi Nato yinjiye mu ntambara n'Abarusiya cyaba ari ikintu gikomeye cyane, yaba ari cyo bita Armageddon. Isi yabigeze ku iherezo, isi yabirangiye. Ko Putin baramubajije bati uyu munsi murwanye n'Abanyamerika ninde watsinda intambara, Putin yaravuze ngo ntawe.
ntawe, kubera ko isi yahita irangira. Ikindi gihe barabimubajije arababaza bati intambara ya gatatu y'isi yose ubona ishoboka kubaho? Putin arabasubiza ati simbizi, ariko nibaho intambara ya kane y'isi yose abazayirwana bazakoresha inkoni n'amabuye, kubera ko bizaba ari new civilization, isi izaba itangiye bushyashya, ababashije kubirokoka bazatangira indi mibereho mishyashya itandukanye n'iyo dufite uyu munsi, kuko ibiriho byose bizaba byasenywe. Rero bikaba ari n'ibintu byumvikana ko bizagorana ko haba hari ikiremwa muntu cyayirokoka, kubera ko uburyo zatejwe imbere, ubukana zifite bwo gusenya isi, ntabwo yaguma ari isi ishobora kuba yabaho ibinyabuzima, kuko ibinyabuzima bizahahurira n'ibibazo iyo ntambara niramuka ibayeho. Rero murabyumva, rero icyo nashaka kubabwira nuko iyo ntambara ntabwo izabaho. Iyo ntambara ntizabaho mu myizerere yanjye, cyangwa se uko mbyumva, numva ko iyo ntambara ntizabaho, kubera ko ibayeho rizaba ari iherezo ry'isi. Nkuko twari turimo turabivuga, iyi tekinoloji ya hypersonic ni tekinoloji ubu ngubu abarusiya barimo gusangira n'abashinwa, umunyamerika ntarayigeraho. Iyo hypersonic nababwiraga, cyangwa se mwabonye ku mashusho, iyo tekinoloji y'izo misile ntabwo umunyamerika ayifite. Umwaka ushize yaratestinze araferinga. Ubu ni ukuvuga ngo agomba n'urundi rugendo rugomba kumutwara imyaka kugira ngo agere aho umushinwa cyangwa se umurusiya ageze. Ni ukuvuga ngo ntabwo ayifite, nta n'uburyo afite bwo kuyirwanyamo. Nk'uko mwabibonye muri Ukraine, Patriot bohereje muri Ukraine barazirashe, Putin yarazirashe, binatangira kugirwa ibanga. Abanyamerika babyemeye nyuma, kubera ko niba wohereje Patriot ariyo mutaka mwita kurinza abanyamerika, Putin akayirasa ku buryo bworoshye, ni ibintu bita bitera n'abanyamerika ubwoba, bigatuma baba ku nkeke, kubera ko bahita babona ko igihugu cyabo umutekano bizezwa n'abayobozi bawo udahari. Igihe cyose igihugu cyabo cyakwinjira mu ntambara ikomeye n'ibihugu birimo Ubushinwa cyangwa se Uburusiya. Ikindi kandi nuko iyi ntambara ya Ukraine nk'uko mwabibonye, iyo babahaye ibikoresho, abanyamerika batanga gasopo ku banya-Ukraine ko nta gikoresho cyabo cyemerewe kuba cyarasa ku butaka bw'Uburusiya. Mujya mubona Zelensky yivugishwa ibintu ngo ariko impamvu bamuha iyo gasopo nuko barabizi ko Uburusiya bufashe ngo tugiye gukora revenge y'intwaro z'abanyamerika zarashe ku butaka bwacu, barabizi ko bwarasa aho bushaka hose igihe cyose bubishakiye. Niyo mpamvu kugeza uyu munsi Ukraine irakubitwa yonyine. Ukraine icyo bazayikorera ni ukuyongera izi tank. Tugiye kubiganiraho mu kanya, tugiye kubiganiraho turebe aho contre-offensive y'abanya-Ukraine igeze. Ni ukuyiha ibi bikoresho bidafite icyo bizamarira abanya-Ukraine, ahubwo bizabamarira ku rugamba. Akaba ari ahantu navuga ko Ukraine yaragambaniwe, umunya-Ukraine yaragambaniwe. Nato ntishobora gutinyuka kwinjira muri uru rugamba imbona nkubone, kuko barabizi ko umurusiya ibintu yabakorera ntibashobora kubyakira. Rero intambara ya gatatu y'isi yose, intambara y'abanyamerika na Nato ntishoboka, ntabwo izabaho. Ninabaho nyine tuzaba turangiye. Nicyo nababwira, niko njye mbibona, kubera ko nubwo abanyamerika nabwo nta bushobozi bafite bwo gutunga izo hypersonic, bafite indege. Urumva abarusiya kubera ubushobozi bukeya bashoye amafaranga yabo muri izo hypersonic, muri izo ntwaro zigenda zihuta, intwaro zigera kure, mu gihe abanyamerika ko bafite amafaranga menshi bashoye mu kubaka indege z'agatangaza, bashoye mu kubaka ayo mato azagaparika hafi y'iwawe, bashoye mu kubaka ibigo bya gisirikari hirya no hino ku isi, ku buryo nk'uko twabivuze bashobora gutera baguturutse hafi. Rero ni intambara twavuga ko n'umurusiya yaraswa, ariko n'umunyamerika yaraswa, kandi bikomeye cyane. Kandi noneho kubera ko imijyi y'abanyamerika batuye mu buryo bucucitse cyane, nimwibaze niba kiriya gisasu cyaraguye muri Hiroshima kikica abantu ibihumbi magana ngahe, noneho uyu munsi kiguye nko muri New York cyangwa kikagwa nka Washington cyangwa Texas cyangwa mu yindi mijyi ituwe cyane muri Amerika, yaba ari Armageddon, yaba ari catastrophe iteye ubwoba cyane. Ari nayo mpamvu mvuga ko aba basaza ibyo bakina nabyo barabizi, aho batagomba kurenga barahazi. Niyo mpamvu njyama ngasinzira, nimuhitamo ko byose tubimena, ubwo tuzabimene nyine. None se twabigira gute twebwe abanyafurika ko nta mbaraga dufite zo kubakiranura? Tuzareba match nyine, nitugira amahirwe ntibitugereho, ko haramutse habayeho chance ko hari icyarokoka muri iyo ntambara, ibyo ari byo byose cyaba kiri muri Afurika.
icyo nicyo cyizere mporana, ariko ubundi iyi ntambara ntimukayifuze. Iyi ntambara nibaho azaba ari itangiriro rishyashya. Amahoro rero kuri mwese. Ufite ikibazo nagishyire muri komenti, dukomeze tubiganireho, duhana ibitekerezo. Niba hari icyo nibagiwe kuvugaho wacyandika muri komenti. Iyi Waka podcast izahoraho, tuzatuganira, duhana ibitekerezo, tuvuge tuti cya kintu twaganiriyeho hari abakibona gutya cyangwa se abaduhaye iki gitekerezo, nacyo tukiganireho. Amahoro kuri mwese rero. Imana ikomeze ibahe umugisha. Boom turi kumwe. Tugasoze gute kwa kundi muri Waka podcast dusozaga. Amahoro kuri mwese. Yes. Let's beat on the beat.